Yes, bakunzi ba Mura TV show ndabashuje ndabaramukije cyane ambi mumeze mute mwiriwe mute mwaramutse mute Imana ibarinze ite. Rero mbifuje ibihe byiza aho muherereye hose muri kutureba muri mu bihugu bitandukanye. Ndizera yuko mumeze neza. Abashinga ntaye simperuka kubaramutsa n'abakenyezi ndabaramukije cyane rwose. Ndizera yuko mumeze neza. Abantu tugenda twunguka buri munsi ndababona muranyandikira. Hari abantu bo muri Amerika batangiye kujya bambwira bati odira turagukurikirana. Rero ibyo ngibyo bimpa icyo bita imbaraga, kuba ndebwa n'abantu. Niba nawe utari mu gihugu cy'u Rwanda ukabuzi ko ujya unkurikira, buriya iyo unyandikiye ukambwira uti nkukurikirana ndaha ngiye bimpa imbaraga, kubera yuko rekane kubirariraho ngiye nibwo ngitangira. Mba numva nyine bintangaje kubona hari abantu bandi nyine barimo bambwira ngo turaha ngaha turimo turagukurikira. Rero rwose ntacyo bitwaye kuba wambwira uti nibereye muri Canada ndimo ndagukurikira. Buriya mpita numva ndi muri Amerika ndimo ndagukurikira nkunda ibiganiro byawe. Mana yanjye, niba hari ikintu gishimisha ni icyo ngicyo. Abari mu Rwanda rero, mana yanjye rwose respect. Imana ijya ibaha umugisha, ijya ibishimira, ibahire, ibahereze internet ihagije kugira ngo mujye munkurikira, kuko ngenda mbibona kandi nyine murabimbwira. Rero nabashimiraga uburyo mubinyereka, kandi nukuri pe tuzagera kure ngewe namwe nidufatanya. Ndabizi neza yuko tuzagera kuri. Rero ubwo ntangiye mbashimira nuko nyine bitangiye. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero twongere tuganire ku kintu kivuga ngo ese ndamutse nshatse umugabo nkasanga afite abana yampishe nabyitwaramo gute. Hari igihe nyine umuntu akurambagiza, mwahuriye mu kazi, mwahuriye hehe, ariko muri uko guhura nyine akakubwira ibishoboka, ibindi akabiguhisha bitewe n'uko wenda abona nabikubwira swat uzamwanga, cyangwa se uzamubaza ibibazo byinshi cyane adashobora gusobanura muri icyo gihe, agahitamo kukwihorera akavuga ati ngiye kumwihorera. Ibyo ngibyo nzaba mbimubwira nyuma. Ibyo ngibyo murabizi bibaho rwose, bibaho ku buryo najya no gusezerana nimujya ho mu murenge ariko azakoresha uko ashoboye kose, akaba yakujyana no mu murenge wa kure rwose. Ntumubaza ibibazo byinshi, kubera yuko aba atagira ngo wenda nyina w'uwo mwana cyangwa niba ari babiri cyangwa ari batatu ye kuzamenya amakuru ko yagenze. Ibyo ngibyo bibaho. Ubwo rero akandi rero ubukwe burimo n'izo kese buranyaruka pe. Ntabwo waba ushaka gutinda mu nzira kugira ngo bitazamenyekana yuko wa muntu agize ati wenda afite abana, kuko buriya bajya bavuga ngo ibintu bitinze birapfa. Rero iyo umuntu azi ko afite iyo kese akoresha uko ashoboye nyine akagira vuba ibintu byose, mbese ajya gupanga ubukwe yateguye. Ubwo akabikora nyine vuba bikava mu nzira, ubukwe bukibera nyine mukibanira. Nuko mwamara kubana rero, ubwo uri mwiza wenda, reka mbivuge gutyo, uwaba ari mwiza wenda kurenza uwo ndi buvuge bwa kabiri, akakwicaza akakubwira ati rero sheri, nubwo twahuye twaraganiriye twagize gute, ariko hari ikintu ntakubwiye. Ubwo umugore nawe akamubaza ati se ni ikihe? Akamubwira ati buriya nubwo twamenyanye ngiye mfite abana 3 mu gasozi. Umukobwa agatangara ko mwirwa abana 3. Nese kubera icyo utabimbwiye? Nakekaga yuko nimbikubwira ushobora kunyanga ubukwe bugapfa. Iyo ni kese ya mbere. Noneho hakabaho ubwo kese ya kabiri, arakuzanye muje mu rugo nyine mukoze ubukwe bwose, murageze sheri shushu, ubuzima burakomeje, nta n'ikibazo rwose kirimo. Ariko kera kabaye nka nyuma y'umwaka, ukazajya kumva umugore arahamagaye nk'umugabo akamubwira ati aba bana ndabazana mushyiri wawe. Cyangwa ukajya kumva abaturanyi batangiye kumubaza ati se ba bana baraho? Umugore ati abahe bana se?
none se ntabwo yakubwiye yuko yabyaye ugatangira ukagwa mu rujijo. Ibyo rero ariko ntararenga aho ngaho mbonereho nenge n'umuntu uteye utyo, kuko umuntu uteye utyo kugira ngo uzamugirire icyizere mu buzima biragoye 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 mwa bantu. Izo kese rero ni ebyiri. Ubwo rero nkibaza nti uramutse ushatse nyine ugasanga ibintu ugasanga nuko nguko gahunda zimeze, wabigira uti, wabigenza uti? Ikintu rero ntagiye kure mwa bantu mwe nababwira, nabaha inama, wabarera da, kuko hari igihe wenda baba banahari atifuza kubazana. Aho ngaho nyine urabimenya of course, ukababara ukibaza ku mugabo wawe kubera icyo utambwiye gutya, kandi umugabo niba akubwiye ati se nagira ngo utanyanga, icyo gihe haba bikwereka yuko yaranagukeneye ku buryo n'umwanga wenda bizamubangamira. Noneho uwa kabiri we wa wundi utarabivuze, we mana yanjye nimba navuga ngo iki ntacyo nakubwira, uwo ngowe abateye n'ubwoba, kugira ngo ubyumvane abandi biba biteye ubwoba, uwo abateye n'ubwoba urumva we nta na byinshi namuvugaho, ariko nabyo ibyo ngibyo bibaho murabizi. Ubwo rero mu by'ukuri bigenze gutyo, wenda umugabo akakubwira ati ahubwo ndashaka no kubazana mu rugo. Umugabo akubwiye ngo arashaka kubazana mu rugo, warakundanye n'umugabo wawe, byakubera impamvu yo gusenya? Byakubera impamvu se yo kumva wanze umugabo wawe? Inama ni oya, ntabwo byakubera impamvu yo gusenya. Nyine nk'uwo wahise abikubwira mugeze mu rugo, akakubwira ati ahubwo rero nashaka ngo mbaze, ni ukuri yewe Imana yanjye biraremereye, ibyo bintu biraremereye. Yewe hari igihe mvuga ibintu nuko wenda nta makabya nkumva nshoboye gushyiramo, ariko biraremereye kuba warabanye n'umuntu ukarindamo abantu utaramenya yuko afite abana yabyaye hanze. Ni ikintu kiremereye pe. Ariko nimba mugeze mu rugo akabikubwira kandi akakubwira yuko ashaka kubazana, ntabwo byaba impamvu yo gutandukana nawe, cyangwa wenda ngo imibereho ye n'iyawe umubano mwari mufitanye uhagarare. Icyo gihe nyine uremera ukabafata ukabakira, ukaba mukase w'abana utaruzi. None byagenda gute? Nta kundi byagenda, ariko byibuze waba yateye intambwe, waba mukase w'abana nyine utaruzi, kuko ntabwo ibyo byatuma usenya papa wabo. Nimba mubanye neza, nimba mwubahana, nkabana neza, hanyuma wa wundi utarigeze abikubwira we biranagoye no kumwizera yuko atazabyara n'abandi 10, kuko buriya hari ikintu utahisha pe. Umuntu aguhisha ko yabyaye, arakubwira ati ndi umusore, murabanye umwaka wa mbere, mubanye wa kabiri, utangiye kubyumva n'abaturanyi, utangiye kubyumva babibisa, uranabimubaje ku nshuro ya mbere yitereye hejuru, wenda ku ya kabiri yaravuze ngo avuze ibindi nyine biterekeranye, wenda akazabyemera yaranakuruhije, uwo muntu aragoye. Ariko nanone nimba ubona icyo ngicyo ari cyo kibazo gusa mugiranye, kandi ukabona wenda ari umuntu nyine unoroshye, mwana abana no mu bundi buzima busanzwe, ihangane wubake abo bana nyine, wihangane ubarere. Nimba atanabazanye bari nko kwa nyirakuru cyangwa kwa mama wabo, nyine umenye yuko hari abana b'umugabo wawe anytime bazaza mukabana. Mboneraho kubwira abantu bajya bakora ibyo bintu, baba abahungu barabikora, baba n'abakobwa barabikora. Ugasanga ugiye gushakana n'umuntu umubwiye uti ngiye nubwo ntwaye ubufiyemere, mfite abana 2, cyangwa ugasanga ushakanye n'umukobwa umubwiye rero nubwo ngiye kugushaka ngiyewe mfite umwana nabyaye hanze. Ni ukuri reka mbabwize ukuri, ubwo ni ubupfura. Kandi ngewe ikintu mbona, ntabwo umuntu wagukunze yakwangira yuko ufite uwo mwana hanze. Iyo myumvire abantu baba bafite sinzi yariyo. Buriya urukundo rwihanganira byose. Ntabwo waba wakunze umuntu mubona wamwemeye ngo kuba afite abana hanze ari byo biba intandaro. Ni ukuri ndabahuguye, niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umusore ukaba utari washaka, ni ukuri ibintu byo guhisha ngo ufite umwana rwose pe ni bibi. Umwana ni umugisha, wimuhisha kuko n'ubundi nawe bizamutera igikomere n'itayimu, nashiduka azi neza yuko umugore wawe atazi ko hari, nawe bizamutera igikomere. Rero rwose ndabanenze abantu
kuko barahari. Ngenzi umukobwa washatse yarabyaye abana 2, umugabo we yabimenye bamaranye imyaka 2, kandi nabwo uwo mugabo wamuteye inda z'abo bana aje ku rupangu rw'uwo mugore ateza saga, abimenya gutyo aramubwira ati abana 2, ateza saga, ibibazo biraba, ibintu birakomera, ateza saga, n'ubundi ariko nyine birangira bari kumwe. Aribyo bya bindi nababwiraga, buriya umuntu yagukunze yihanganira byose biruta kuba wabimuhishe. Ariko buriya niyo wabimuhishe hari akantu byanze bikunze k'icyizere kandi katari gatoya uba waramaze gukura hehe mu mutima we. Buriya uko yakwizeraga mbere byanze bikunze biragabanuka. Rwose umusore agukunze ukamubwira rero jyewe pe byagenze gutya na gutya, niba unkunze nkunda uku, niba utankunze nabwo nta kibazo, ukamubwiza ukuri, ukamubwira uti njye mfite abana 2 cyangwa mfite umwana umwe, ntacyo bitwaye. Cyangwa se ukamubwira njyewe ndi umugabo mere nk'iki. Ari umugabo ubundi si ubwo umugore kari umufiyemere, umusore aba ari iki? Umusore nyine wabyaye kamubwira uti njyewe, ariko nimba hari umuntu uzi umusore wabyaye atarashaka uko bamwita yatwunganira, umukobwa aba ari umufiyemere, akakubwira ati njyewe rero bimeze gutya na gutya. Ni ukuri urwo rugendo murutangirana neza mukarusoza neza, kubera yuko muba mwarabyumvikanyeho neza, nta n'amabuye nta n'imijugujugu yaza ngo bakoreho. Kuko hari abantu bajya baca inyuma bakagenda nyine bazi yuko wenda mwashari wawe atabizi, bakagenda bakamubwira suzi ko ya mukobwa yabyaye, ugasanga nyine baramujya mu matwi. Icyo gihe iyaje asanga uri ku rutare. Noneho ibaze aramutse aje mubura nk'iminsi 3 ngo mubane, waramuhishe yuko wabyaye uyu mukobwa, agahita akora iperereza rye direct, agasanga ibyo bavuga nibyo, byagenda gute? Urumva utaba wisenyeye utaranabigeramo, ariko waramubwiye. Buriya kuvuga bitanga amahoro, bitanga kumva ubuhotse, bitanga kumva umeze neza. Rero mu by'ukuri ibintu byose buriya iyo ubishyizemo ubunyangamugayo ukabishyiramo ubupfura bikagenda neza. Kuko buriya iyo ubukwe bujya kuba baravuga ngo nta butaha butakomanyije batabugeze intorezo. Ndumva mbivuze neza, nta bukwe butaha batabugeze intorezo pe. Kuko buri bukwe iyo bwenda kuba ntibabura ikibombe baguteraho kugira ngo bace intege umukunzi wawe. Ariko iyo azi neza ko wamubwije ukuri, wowe wamugize gute, ibyo ngibyo byose agira icyo akabyirengagiza n'ibyo wamubwira byose, akabirenza amatwi, akabirenza amaso, kubera ko aba yarakwizeye. Buriya nuhura n'umuntu bwa mbere rero mbaha inama uzamushyiremo icyizere, kandi icyizere gifatika kitari igipapirano. Umwibwire wese, umubwize ukuri. Hari abantu bajya bavuga ngo none se ngo mubwiye akanyaga, come on, akakwanga. Mumenyanye uwo munsi, mumenyanye mu cyumweru cya mbere, mumenyanye mu kwezi kwa mbere, kuki wumva yuko ufite ubwoba bw'uko yakwanga? Hanyuma se nakugeza mu rugo nyuma y'amezi 3 akamenya ibyawe byose byo akakwanga, kubera iki mutibaza gutyo? Rero buriya ukuri, urukundo, ubunyangamugayo biratsinda. Iyo nama ndayibahaye, waba ugiye gushaka, waba uri hafi gushaka. Kandi niba warageze no mu rugo ukaba uzi yuko iryo banga warimuhishe, n'ubundi ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru, n'ubundi rwose ni time azabimenya. Inama nziza, uzamucire bugufi, umuganirize neza, umubwize ukuri, aho kugira ngo azabyumvana ahandi, cyangwa azabyumve se w'abana yaje gutera saga ku gipangu nk'uwo nguwo, cyangwa se mama w'abana yabazanye akabushyira aho ngaho mu rugo muri babiri. Uzamwegera umuganirize, umubwire uti ni ukuri ndagusaba imbabazi kuri iki n'iki ubimutekereze. Ntabwo azakwanga pe, ntabwo nubwo hari akizere kazavaho, ariko ntabwo azakwanga. Ikindi cya kabiri, ntibizamusenya nk'uko byari kuzamusenya aramutse abyumvishe ahandi, abyumvanye abandi. Uzi ikintu kiri iwawe, kiri ku muntu wawe mubana, ukacyumva no ku gasozi, kandi wanareba ugasanga nicyo. Birababaje. Mubitekerezeho, mukanguke, hanyuma kugira ngo mwubake umuryango mwiza.
iyo niyo nama nari mbafitiye uno munsi. Ibiganiro byo bihoraho murabizi, nakagaruka. Imana ibiteho, ibagirire neza, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwibuka gukora subscribe, mukore like, mukore share and comment kugira ngo muzajye mubona n'ibindi bikurikiyeho. Kandi iyo munabikoze mutyo muba munteye inkunga ikomeye cyane. Nanjye mbasezeranije kutazabatenguha. Icyo nzajya mba mbona gishobora kugufasha kigafasha n'uriya, kigafasha n'uriya, ndahari kandi niteguye kubibasangiza. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha, mbakunda mwese. Bye.